bafite amatabaza yo kumurikira umukwe wabo. Harimo abakobwa batanu b'abanyabwenge bihutiye kugura amavuta yo mu itabaza. Umukwe atinze bose barahunikira. Bidatinze umukwe araza bose bashyigukira hejuru. Abakobwa batanu b'abapfu nibwo bibutse kujya kugura amavuta yo gushyira mu itabaza. Bagarutse basanze abajya mu bukwe bagiye. Umukwe yari yajyanye n'abanyabwenge kuko bari biteguye ubukwe hakiri kare. Nshuti natwe twiboneze mu mitima hakiri kare. Yesu nazaza asange twaramaze kwitegura. Umukwe yari yajyanye n'abanyabwenge kuko bari biteguye ubukwe hakiri kare. Nshuti natwe twiboneze mu mitima hakiri kare. Yesu nazaza asange twaramaze kwitegura. Turi mu gihe cy'umwijima dukwiye gushaka amavuta yo gushyira mu matabaza yacu. Nshuti naho twahunikira duhunikira n'ubwenge. Yesu nazaza asange amatabaza yacu amurika. Umukwe yari yajyanye n'abanyabwenge kuko bari biteguye ubukwe hakiri kare. Nshuti natwe twiboneze mu mitima hakiri kare. Yesu nazaza asange twaramaze kwitegura. Umukwe yari yajyanye n'abanyabwenge kuko bari biteguye ubukwe hakiri kare. Nshuti natwe twiboneze mu mitima hakiri kare. Yesu nazaza asange twaramaze kwitegura. Umukwe yari yajyanye n'abanyabwenge kuko bari biteguye ubukwe hakiri kare. Nshuti natwe twiboneze mu mitima hakiri kare. Yesu nazaza